Muhawe ikaze nanone, uyu ni wa mwanya mwiza wa turibaza bigasubiza. Nkuko mubibona rero sindi njyenyine, ndi kumwe na pasiteri wacu Claude. Uyu munsi dufite ikibazo kibaza ngo ese ko mu nkingi zacu 6 twubakiyeho nka Harvest, inkingi ya kabiri ivuga ngo tuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu. Kuki tugomba kuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu? Icyo nicyo kibazo cy'uyu munsi. Rero nyine turabyibaza ariko Bibiliya igasubiza. Pasiteri agiye kudufasha kudusubiza akoresheje Bibiliya. Murakoze, turibaza Bibiliya igasubiza. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Harimo aravuga ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Tuzamura izina rya Yesu Kristo mu kuramya kwacu kuko kuramya ni ubuzima. Aya magambo Yesu yavuze yashaka kwerekana ko gusengera Imana mu mwuka no mu kuri ntabwo bishingiye ku hantu ho gusengera cyangwa mu buryo runaka, ahubwo ni ukubaho mu buzima bwo kuramya Imana turi mu mwuka kandi turi mu kuri. Icya kabiri, tuzamura izina rya Yesu Kristo mu kuramya kwacu kuko Yesu Kristo, izina rye cyangwa se Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntaho basha kujya kwa Data wo mu ijuru Yesu atamujyanye. Yohana 14 umurongo wa 6. Yohana 14 ku murongo wa 6 haravuga ngo Yesu arababwira ati, ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Mana yacu nishimwe. Tuzamura izina rya Yesu Kristo mu kuramya kwacu kuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri. Iyo turi muri Yesu tuba turi mu kuri, iyo turi muri Yesu tuba turamya, iyo turi muri Yesu tuba turi mu nzira ikwiriye. Rero niyo mpamvu mibereho yacu yo gukorera Imana, yo gusenga Imana, tubaho tuzamura izina ryiwe mu kuramya kwacu kuko kuramya ni ubuzima kandi kuramya ni ukuri gushingiye ku ijambo ry'Imana. Nanone kandi tuzamura izina rya Yesu Kristo mu kuramya kwacu kuko ari ryo zina twahawe kugira ngo dukirizwemo. Izina rya Yesu niryo zina ryahawe abantu kugira ngo barikirizwemo. Nabyo turaza kubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 n'umurongo wa 12. Haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Tuzamura rero izina rya Yesu Kristo kuko niryo zina twahawe, niryo zina wahawe, niryo zina nahawe kugira ngo turikirizwemo. Turiho kubw'izina rya Yesu Kristo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Izo nizo mpamvu 3 zidutera kuzamura izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubikora kuko kuramya n'ubuzima, tukabikora kuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, tukabikora kuko ari ryo zina twahawe kugira ngo turikirizwemo. Murakoze. Yego. Ikindi kibazo pastor. Yego. Ni ubuhe buryo twabikoramo? Tudatize tureba mu Befeso ibice 2 umurongo w'10. Turadufasha Abefeso igice cya 2 n'umurongo wa 10. Haranditse ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Ni ukuvuga ngo uko bikorwa nuko buri muntu azirikana yuko ari ikiremwa cy'Imana, ari umuntu waremewe gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo ayigenderemo. Turi hano kuko twaremewe gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ndetse n'abandi bose bakorera Imana, no kuvuga ngo buri muntu wese akwiriye kubaho azirikana yuko ari umuntu waremwe aremewe imirimo myiza. Iyo dukora imirimo myiza yose tuba turi kuramya Kristo Yesu, tuzamura izina rya Yesu. Abantu benshi mu murimo w'Imana bakunda gutekereza ko kuramya no kuririmba, ariko kuramya kwacu kurenze kuririmba. Kuramya imirimo yose twakora dukorera Imana, tuba dukora ibikorwa byo kuramya. Buriya iyo tuzindukiye mu nzu y'Imana tukaza ku gihe, tuba dukoze igikorwa cyo kuramya. Iyo tuzindutse tugahanagura intebe, tukareba uko ibintu bimeze neza mu rusengero, tugakora isuku ku rusengero, tukarandura ibyatsi ahantu byagiye bimera burya inyuma y'urusengero, tugatunganya hariya ku muhanda, tugatanga amaturo mu nzu y'Imana, tugahigura imihigo twahize, tugatanga icyacumi ab'Imana yaronkesheje kugira ibyo babona, tugatanga amashimwe, tugahigura imihigo, tugakora imirimo itandukanye, tukaririmba. Burya tuba turi gukora ibikorwa byo kuramya Imana, tuba tuzamura izina rya Yesu Kristo. Ariyo mpamvu nshishikariza abakristo bagenzi banjye kugira ngo twese tuzirikane yuko tugomba kuramya Imana, tugomba kuzamura izina rya Yesu Kristo, tugomba kurangwa n'imirimo myiza, tugomba kurangwa n'imibereho
myiza izamura izina rya Yesu Kristo mu kuramya kwacu, kandi iyo mibereho yacu igaragazwa n'imirimo myiza tuba turi gukora. Ntabwo imirimo myiza ari imirimo dukorera mu rusengero yonyine gusa, ahubwo mu kuramya kwacu tubona ko niyo turi mu isoko, iyo turi hirya ngiye mu miryango yacu, mu muryango fatizo, mu baturanyi bacu, burya naho tubasha kuramya, tubasha kuzamura izina rya Yesu. Kuko burya nk'umuturanyi wawe iyo umwana we yabuze amakaye ukayamugurira, burya uba ukoze igikorwa cyo kuramya. Iyo mutuye muri karitsiye, mu by'ukuri ugasanga uri umuntu uguye abandi neza, uravugisha abandi neza, ubanye nabo neza, mu by'ukuri ntabwo uri umuntu wo guteza ibibazo no guhangayikisha abandi, burya uba ukora igikorwa cyo kuramya. Mu isoko iyo ubanye n'abandi bacuruzi ukagurisha abandi ntubeshyesha umunzani wawe, bijya bibaho ugasanga abantu baratuburira abandi bakoresheje iminzani, ariko burya iyo ubikora neza uba uri kuramya izina rya Yesu, uba uri kuzamura izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niba tubanye neza no muri korali, tubanye neza mu miryango fatizo, nk'uko mama David amaze amezi 2 mu bitaro, niba ukomeza gutanga nawe inkunga ukumva nawe uremerejwe nuko ntacyo wari wabona, mu by'ukuri iyo ukibonye cyangwa se ukarushaho no kumusengera, burya uba ukora ibikorwa byo kuzamura izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu dushishikariza abakristo bose kumenya yuko dukwiriye kubaho imibereho izamura izina rya Yesu mu kuramya kwacu, aho dukorera, aho dutuye, mu nshuti zacu, mu miryango yacu. Burya no mu muryango fatizo, abantu mwitabira umuryango fatizo, burya muba mukoze igikorwa cyo kuramya. Iyo ukunda kwitabira ibikorwa by'itorero, mu mibyizi, mu materaniro yose, mu bintu bitandukanye, ubuzamura izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Murakoze, murakunzwe.